Hirya no hino ku isi hari isenyuka ry'imiryango mu rugero ruhanitse, ukoresheje icyo nakwita statistique cyangwa se ujanishije, usanga ugusenyuka kw'imiryango gukomeje kwiyongera mu rugero rudasanzwe. Ariko se bipfira kandi se ni iki cyadufasha kugira ngo icyo kibazo gikemuke mu rugero rwo hejuru? Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti: ni izihe nama z'ingirakamaro Bibiliya itanga ku bagore? Ni izihe nama z'ingirakamaro Bibiliya itanga iziha abagore? Uyu munsi nuza gutekereza cyangwa se gukurikirana iki kiganiro, uraza gusangaho umwamikazi Vashiti yaje kugaragaza agasuzuguro kuzuye mu bwibone, bituma atakaza umwanya w'icyubahiro w'ubugabekazi. Nanone kandi uraza kureba icyo Bibiliya yigisha ku bijyaniranye n'uko umugore yakagombye kuba yitwara. Wowe rero ufite intumbero yo kwiyubakira rugakomera, ni wowe ubwirwa. Ni izihe nama z'ingirakamaro Bibiliya itanga iziha bashiki bacu cyangwa se abagore? Igitabo cy'Imigani igice cyaho cya 14 umurongo wa mbere hagira hati: umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararutisenyera. Bivuga ngo bikunze kugaragara cyane ko kubaka urugo bisaba ubwenge, ubushishozi no kwihangana. Tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu wibeshya ko afite, cyangwa se umugore wakwibeshya ko afite ubwiza cyangwa igikundiro ugaragarira bose ko ari mwiza, ashobora gutakaza umwanya we, kandi ashobora kuba yakagize amakenga ndetse n'ubwenge bimufasha gukomeza guhagarara mu gihe mu nshingano z'abubakanye. Tugiye kureba abagore ni izihe nama z'ingirakamaro Bibiliya ibaha. Mu Migani igice cyaho cya mbere cya 11 umurongo wa 22 dusoma ngo: umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta ya zahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Umugore w'uburanga utagira umutima cyangwa se utagira ubushishozi ngo ni nk'impeta ya zahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Kuki uyu mugaragu w'Imana yakoresheje iri jambo? Nuko rimwe na rimwe uburanga bushobora gutuma utakaza umwanya w'igikundiro ufite mu muhamagaro wawe wo kubaka urugo. Umunyarwanda nanone yaciye umugani agira ati: ubwiza bw'umugore bumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo bugena kwaguma cyangwa se kwihirukanwa cyangwa kuhava. Reka turebere hamwe rero rwa rugero nabahaye rw'umugore bita Vashiti, uburyo yaje kwikoma mu gatuza, uburyo yaje kubona ko uburanga bwe aricyo kintu cy'agaciro bimuviramo gutakaza umwanya w'ubugabekazi. Tugiye kubisanga mu gitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri kiboneka muri Bibiliya yera cyangwa se mu byanditswe byera, bigizwe n'ibitabo 66. Ni kimwe mu bitabo bigize ibitabo 66. Esiteri igice cya mbere umurongo waho wa 10 dusoma ngo: nuko ku munsi wa 7 umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bezita na Haribona na Bigita na Abagita na Zetari na Karikasi, inkone ndwi zahererezaga umwami Ahasuwerusi, ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu
n'abatware ubwiza bwe kuko yari umunyaburanga. Ese Vashiti yitwaye ate nyuma yaho? Umurongo wa 12 ugira uti ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Nyuma y'uko uburakari bugurumanye muri uyu mwami yitwaye ati. Umurongo wa 13, umwami aherako abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Umwami arababaza ati, umwamikazi Vashiti turamugenza dute mu by'amategeko, kuko yagandiye itegeko umwami Ahasuwerusi yamutegekesheje inkone. Memukari asubiza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose. Kuko ibyo umwamikazi yakoze ibyo bizamamara mu bagore bose, bitume basuzugura abagabo babo. Nibivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwita bakanga. Ubwo rero uri kumva ukuntu umwamikazi yaje kuba kwitakariza umwanya w'icyubahiro biturutse ku gasuzuguro. Umurongo wa 18 ukomeza ugira uti, ndetse uyu munsi abatwarekazi b'Ubumedi n'Ubuperesi nibumva ibyo umwamikazi yakoze, nabo niko bazagira abatware b'umwami bose. Nuko rero hazabaho agasuzuguro kenshi n'uburakari. 19, umwami niyemera inama ategeka itegeko ry'umwami, maze ryandikwe mu mategeko y'Abamedi n'Abaperesi ye guhindurwa, yuko Vashiti atazongera kugera imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icyubahiro cye cy'ubwamikazi agihe undi umurusha ingeso nziza. Nuko bamamaza iteka umwami agiye guca rikwiriye mu gihugu cye cyose. Ndasubiramo, nuko bamamaze iteka umwami agiye guca rikwire mu gihugu cye cyose, kuko ari kinini, niho abagore bose bazubaha abagabo babo. Kumvikane cyangwa se inama ikubiye ahantu tugeze, nuko kubaha uwo mugabo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora gutuma urambana nawe. Umurongo wa 21, iyo nama ishimwa n'umwami n'abatware. Umwami aherako abigenza uko Memukari yamugiriye inama. Yohereza inzandiko mu bihugu by'umwami byose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwacyo ruri, ngo umugabo wese ajye ategeka mu rugo rwe, kandi ngo baryamamaze mu ndimi z'abantu be uko zingana. Reka duse nk'abasubira inyuma. Uyu mwamikazi yaza kwirengagiza icyo nakwita ubwiza bwe, ntiyishongore kuri bagenzi be bari bafatanyije icyo nakwita guterana baganira, akemera akaganduka, ntibyari gusenya urugo. Ese wibuka ko kubaha bibanziriza urufunguzo rwo gukora kandi ukagera ku cyo wifuza? Niyo mpamvu nagira inama bashiki bacu, turusheho kubaha abagabo banyu, mugerageze kububaha. Nibyo bizatuma mugira ingo nziza kandi zubaka. Nanone tugiye kureba abakristo inama bagirwa ishingiye mu Befesi igice cyaho cya 5 umurongo wa 22.
igitabo cy'Abefeso igice cyaho cya 5:22 kugera 24 dusoma ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira Kristo, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ubutaha tuzarebera hamwe abagore b'imico myiza, intagereranywa, kugira imiryango iboneye kandi yubaha Imana. Tuzasuzumira hamwe amagambo aboneka mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 31 kuva ku murongo wa 10 dusoza icyo gitabo. Tuzasange nawe ubwawe wakigize umwihariko wawe. Tuzasange nawe wakigize umwihariko wawe. Gusa uyu mudamu Esiteri tuzamukuraho urugero n'icyo yashumbije Vashiti, n'uburyo yabaniraga n'abandi, ndavuga abagize ubwoko bwe, n'uburyo baje kugirirwa umugisha ku bw'itoranyuma ry'uyu mushiki wacu cyangwa se uyu mugore Esiteri. Bagore mugandukire abagabo banyu kandi mubashyigikire ijambo ry'Imana.